Njye ndi Esther niyo mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho play yitwa Enemy of the People. Enemy of the People ni play yanditswe mu 1882. Yandika n'umugabo w'umunyanoruveje witwa Henrik Ibsen. Iyi play yabereye mu mujyi muto wa Norvege. Uyu mujyi bawitaga SPA Town. Mu kuwita gutyo nuko ubukungu bwabo bwari bushingiye kuri SPA. Aha SPA kari agace kabangamo icyo bita amabafs arimwo amazi, ndetse kakaba agace k'ubukerarugendo aho ba mukerarugendo bazaga bakabakorera icyo bita massage, kwita ku mubiri ndetse no kuruhuka muri rusange. Aha rero niho hari ubukungu bw'aka gace. Ubu bukungu bw'ahantu bwari bukomeye cyane, bushingiye ku kuba ba mukerarugendo bahaza bakasiga amadovize menshi cyane. Uyu rero wari umujyi ufite ubukungu bukomeye. Ariko nanone kandi uyu Henrik Ibsen yanditse iyi play yashaka kwerekana uburyo ki abagabo bashikamye cyangwa se b'abanyakuri badahabwa agaciro muri sosiyete. Usanga abayobozi bakora uko bashoboye bakabangisha abaturage, bakabagaragaza nabi, kandi mu by'ukuri ari bo bantu bari beza. Aha twatangiranye n'ingero z'abavandimwe babiri. Abo nta bandi n'uwo bita Dr. Thomas Stockman ndetse na Peter Thomas Stockman. Ushobora kwibaza uti se aba bagabo ko bari abavandimwe niki cyatumye batumvikana? Ntawe bitatangaza kubona abavandimwe babiri bonse ibere rimwe batumvikana ndetse badacana uwakana mba. Ushobora kwibaza uti niki cyabaye kuri aba bavandimwe cyatumye batumvikana? Uwo bita Dr. Thomas Stockman yari dogiteri, naho Peter Thomas Stockman we akaba meya muri aka gace. Yari meya nyine w'uyu mujyi. Dr. Thomas Stockman yari afite umugore witwaga Catherine Stockman, ndetse akagira umukobwa witwaga Petra wari umwarimukazi, ndetse akagira n'abandi bahungu babiri. Abo nta bandi n'uwo bitaga Morten ndetse n'uwo bitaga Edric. Aba ubwo se yari mu kazi baje guhura n'akaga batari biteguye. Wakibaza uti byagenze bite? Uraza kubimenya. Dr. Thomas Stockman ubwo yari mu kazi gasanzwe yakoraga nk'umudogiteri, umushakashatsi ndetse n'umuhanga mu bijyanye na siyanse. Yarimo akora ubushakashatsi nyine nk'ibisanzwe. Wari umunsi wari wakeye nk'indi minsi yose ari mu kazi. Mu gupima yaje gusanga amazi ari muri bafu imwe muri za zindi zabaga muri ka gace yanduye. Abona yandujwe n'icyo bita chemicals yavuye mu matanozi ari hafi aho ngaho mu ruganda rw'abatunganyaga impu. Urwo ruganda rwari urw'umugabo witwaga Morten Kiri. Uyu Morten Kiri yari nka sebukwe wa Thomas Stockman. Yari sebukwe ariko ntiyari yabyaye umugore we mu nda. Uyu yari adopted father of Catherine. Ni ukuvuga ko yari yaradabuse umugore wa Dr. Thomas Stockman ari we Catherine. Yari se ariko utaramubyaye mu nda. Uyu mugabo rero yari afite inganda zitunganya impu. Amazi rero bogesheje yaramanutse aza kwanduza amazi yari muri bafu imwe muri zari aho ngaho. Mu gupima rero Dr. Thomas Stockman yabonye ko harimo icyo bita chemicals. Yavuze ko mu ipima rye yasanze the water in the bath is contaminated with harmful chemicals from nearby tunnels. Rero ibi mu kubibona yakoze raporo. Mu gukora raporo ayishyikiriza umuvandimwe we Peter Stockman nk'umuyobozi gareba icyo yabikoraho. Yamusabye ko amazi yasukurwa. Ushobora kwibaza utize nk'umuyobozi kandi ushinzwe kurengera inyungu z'abaturage, iki kintu yaracyemeye? Ntago ariko byagenze. Peter Stockman ibi yarabyanze. Yavuze ko nta kintu na kimwe agiye gukora ngo ayo mazi asukurwe kuko byatwara amafaranga menshi ndetse bigatwara n'igihe kinini mu gusukura ayo mazi. Avuga ko ubukungu bw'umujyi we gahita busubira hasi bukarindimuka. Avuga ko abona ibi bintu byatwara bije ndende birimo amafaranga menshi n'igihe. Yamubwiye ko amazi asanzwe akoreshwa n'abaturage kandi ntacyo babaye. Ariko nk'uyu nka dogiteri nk'inzobere yari azi neza icyo aya mazi mabi azakorera abaturage. Agerageje kubisobanurira umuvandimwe we ariko ntiyabyumva namba. Uyu Peter Stockman yari umuyobozi, ariko yari wa muyobozi wirebaho gusa. Ureba inyungu ze, ureba ubukungu bwe ndetse wiyemera cyane. Udashaka kwanduza izina rye, udashaka kubwira abaturage ko amazi yanduye ngo izina rye ritajyaho icyasha. Urumva nawe nk'umuyobozi kubwira abaturage ngo amazi aranduye bamaze igihe kingana gutyo bayakoresha kirekire,
yabonaga ari ibintu bishobora kwangiriza kariyeri ye muri politike cyangwa se bishobora kwangiriza izina rye, abaturage bakamukuraho icyizere. Iyi raporo rero y'umuvandimwe we yamaganiye kure, amubwira ko kubwira abaturage ko aya mazi yanduye bishobora kuba bibi cyane kurusha uko yabareka bakakomeza kuyakoresha. Ibi umuvandimwe nk'umudokiteri ntiyabyumvise, yari azi neza ingaruka mbi ayo mazi azatera abaturage. Yanze guhagarara, yanga gucika intege. Muri uko kudacika intege yegereye abanyamakuru kugira ngo arebe ko byibura basi batangaza iby'ayo mazi yanduye abaturage bagahagarika kuyakoresha. Ushobora kwibaza utese byaramuhiriye. Reka dukomeze. Uyu Dr. Thomas Stockman yegereye abo bita Askarine ndetse na Havastad, aba bari abanyamakuru. Mu kubegera yabasabye ko batangaza iyo nkuru y'amazi yanduye ndetse baranabimwemerera, ariko hari abandi banyamakuru bari babitinye. Mu kumwemerera ariko Peter Stockman yaje kubimenya. Mu kubimenya yagiye yajya aho ikinyamakuru gikorera. Mu kuhagera abaha ruswa ndetse abategeka guhindura iyo nkuru. Inkuru yari kuzatangaza ko amazi yanduye yasohotse ivuga ko amazi ari meza kandi nta kibazo abaturage bagomba kuyakoresha banayishimiye. Ibi byabaje cyane Dr. Thomas Stockman. Ushaka kwibaza uti yabimenye mu gihe umunsi wari ugezeho gutangaza ya nkuru. Dr. Thomas Stockman yagiyeyo ajya ikinyamakuru gikorera. Mu kugerayo yasanze y'umutaka w'umuvandimwe we ndetse n'ingofero. Mu kubibona nahise amenya ko umuvandimwe we yahageze ndetse nyine yamaze gutanga ruswa, nta kindi yakora. Naba abanyamakuru baramwihindutse nyina mu gutangaza inkuru isohoka ivuga gutyo. Ibi byatumye Dr. Thomas Stockman yumirwa, ariko ntiyacika intege. Mu kudacika intege yateranyije inama y'abaturage, atangiye kuvuga uburyo cy'amazi yanduye akeneye gusukurwa, ashaka kubwira abaturage uburyo ki bagomba guhagarika gukoresha ayo mazi kuko ari mabi cyane. Bahise bamwaka mikoro. Uwo bita Peter Stockman ndetse n'aba banyamakuru Askarine bamwatse mikoro. Mu kuyimwaka batangiye kumutoranya n'abaturage ndetse bamuvuga nabi cyane. Batangiye kubwira abaturage uburyo ki Dr. Thomas Stockman ari umwanzi wabo, enemy of the people. Bababwiye ko mu kazi akora yashatse kwiba umujyi mu kugira ngo bakoreshe amafaranga menshi y'umurengera mu gusukura amazi, kandi amazi ntacyo atwaye n'abaturage bamaze imyaka myinshi bayakoresha kandi ntacyo babaye. Peter Stockman abwira abaturage ko Dr. Thomas Stockman icyo ashaka gusa ari ukudindiza umujyi ndetse no kuwusubiza inyuma. Ababwira ko ashaka ko atakara umwanya mwinshi n'amafaranga agendeye muri uko gusukura ayo mazi, ubundi umujyi ubukungu bwabo bukarindimuka bikikubita hasi. Abwira abaturage ko batagomba kumwumva namba, ko ari umugabo mubi utabifuriza icyiza na kimwe. Abaturage nka rubanda rugufi rero barabyemeye. Urumva nawe umuyobozi ari kubabwira uburyo umuturage mugenzi wabo ari umuntu mubi cyane. Ababwira ko yifashishije akazi akora mu kugira ngo yangirize umutungo w'uwo mujyi. Abaturage barabyemeye nka rubanda rugufi ndetse batangira kwijundika Dr. Thomas Stockman, bavuga ko ari umugabo mubi cyane utabifuriza icyiza na kimwe. Aha rero byagumye gukomera cyane. Peter Stockman akomeza kubwira umuvandimwe we ko agomba guhagarika ibyarimo byo gushaka gutangaza ko amazi yanduye, ko natabihagarika agomba kumufatira izindi ngamba nk'umuyobozi. Ibi rero umuvandimwe we yarabyanze. Dr. Thomas Stockman yaramushwishwiburije, amubwira ko adateze na rimwe gutenguha amahame y'umwuga we nk'umudokiteri ko ashinzwe kurengera amagara y'abaturage. Amubwira ko uko byagenda kose agomba guharanira ubuzima bwiza bw'abaturage. Nawe urumva biratangaje kubona umuyobozi warahiriye kurengera abaturage adashaka gusukura amazi ngo byatwara igihe kinini ngo n'amafaranga menshi. Urumva nawe uyu muyobozi uko yari ameze. Uyu yari umugabo wirebaho wigwizaho imitungo ndetse utitaye ku buzima bw'abaturage. Nawe ushyira mu gaciro ushobora kwibaza uti se ubwo bukungu yarwaniraga yanga ko busubira inyuma bwari kuzamara iki mu gihe abaturage bari bushire bapfa bishwe n'indwara z'umwanda ndetse no gukoresha amazi mabi. Ibi rero byatumye Dr. Thomas Stockman agomba gushyiramo imbaraga, ariko nanone rero umuvandimwe nk'umuyobozi umufiteho ububasha yamufatiye imyanzuro. Yahereye ku kumwirukana ku kazi, yaramusezereye ndetse ntiyarekeraho, yirukana n'umukobwa we witwaga Petra wari umwarimukazi. N'abana ba Dr. Thomas Stockman nabo ntibyabaguye neza ku ishuri, barabirukanye. Uwo bitaga Morthen yagiranye amakimbirane ndetse arwana n'umuhungu wa Peter Stockman, bapfa ko yumvise abwira abandi bana ko se Dr. Thomas Stockman ari umugambanyi. Ibi rero byatumye Catherine abwira umugabo we Dr. Thomas Stockman ko bibaye byiza bakigendera bakava muri uwo mujyi.
ariko Dr Thomas Stockman abwira umugore we ko nta mpamvu yo kugenda, ko umugabo nyamugabo cyangwa se umugabo ushikamye agomba gusigara wenyine ntacyo bitwaye. Uyu Dr Thomas Stockman abaturage bose bamuvuyeho uretse abashyiraga mu gaciro nibo bamugumyeho, harimo nk'umugabo witwaga Captain Hoster wamuhaye naho kuba nyuma y'uko Dr Thomas Stockman asohowe mu nzu ku itegeko rya Peter Stockman. Uyu mugabo Captain Hoster yamuhaye aho kuba. Dr Thomas Stockman yagumye kuhakorera ibikorwa bye by'ubuvuzi, atagenda yakira abaturage umwe ndetse abaganiriza n'ibibi by'ayo mazi. Dr Thomas Stockman yabwiye umugore we Catherine. Uyu Catherine yari umugore wibera mu rugo ndetse ushishikajwe n'umuryango we cyane ku buryo yumvaga awuhangayikiye, ariko nanone umugabo wamumara impungenge amubwira ko agomba guhagarara ku kuri kandi ukuri uko bisa kose kuzatsinda ikinyoma. Ibi byatumye Catherine akomera ndetse ahagarara ku mugabo we mu byo banyuragamo byose ndetse atangira no kumuvugira. Umukobwa we Petra nawe abwira se kudacika intege, amubwira ko niyo byagenda gute atagomba gucika intege. Petra yagumye kuri papa we cyane, ndetse aho ngaho Dr Thomas Stockman yarari yiyemeje gushinga ikigo cy'ishuri kigaho abana b'abakene badafite ubushobozi, ndetse Petra akabaho umwarimu. Uyu Petra yatangiye kwigisha abasaza be ko bagomba kwigirira icyizere kandi bagahagarara ku ijambo ryabo ubwabo nta wundi muntu bashingiyeho. Uyu Petra yari umukobwa w'umunyabwenge cyane ndetse wakundaga se cyane, amubona hafi cyane. Uru rugendo rero rwafashe igihe maze abaturage batangira kurwara indwara zishingiye ku mazi mabi harimo diare n'ibindi. Hagati aho ngaho wa mugabo Morten Kiri wari ufite rwa ruganda rufite amatanoze y'amazi yanduye yaturukaga aza kwanduza amazi abaturage bakoreshaga, akaba na sebukwe yavuganye n'uwo bita Peter Stockman banoza umugambi wo guhagarika Dr Thomas Stockman. Bemeranyije ko agiye kumubwira ko azamuraga imitungo ye yose nyuma y'uko yitabye Imana akayijyana, ariko agahagarika akava no muri ibyo bintu. Nk'umuntu watunganyaga izo mpu amazi akaba ari ajya kwanduza ayo mabafu, yapanze nyine na meya w'umujyi kugira ngo bamere nk'abahaye ruswa Dr Thomas Stockman ahagarike iby'ubushakashatsi ndetse n'ibyo kuvuga ko amazi yanduye. Ariko ibi byose Dr Thomas Stockman yabiteye umugongo. Icyo yashakaga ni ukubona abaturage babayeho neza ndetse bakoresha amazi meza. Nuko rero hahandi Dr Thomas Stockman yari atangira kwakira abaturage barwaye ndetse barembye. Ibi nibyo byatumye abaturage bibuka uburyo Dr Thomas Stockman yababwiye iby'ayo mazi, ariko umuvandimwe Peter Stockman akamutera amabuye. Ariko rero nanone batangira kubona ukuri kwaratinze kurigaragaza, ndetse bareba neza batangira gushishoza, babona ko kwita Dr Thomas Stockman enemy of the people bitari bikwiriye, ahubwo babona ko enemy of the people ari Peter Stockman we bababeshye, akagoma kubabwira ibintu byo kubeshya no kubateranya na Dr Thomas Stockman kandi agamije inyungu ze bwite. Babona ko enemy of the people ari Peter Stockman utaregeze ubifuriza ibyiza, wirebyeho gusa ntiyita ku buzima bw'abaturage yari ashinzwe kuyobora. Naho birangira babonye ko Dr Thomas Stockman ari umuntu mwiza wabifurije neza ndetse akaguma no kubavura bagize n'ibyo bibazo ntiyabatererana. Aha rero ni nk'uyu mwanditsi yashatse kugaragaza uburyo abayobozi basiga icyasha abantu bashaka kuvuga ukuri ndetse bafite neza bashaka kugeza ku baturage, bakigaragaza nk'abantu beza, bagasiga icyasha abo bandi kandi ari bo bitiye abaturage impuhwe. Ibi rero byatumye aba baturage bo muri aka gace batekereza kabiri, babona ko umwanzi wabo ari Peter Stockman. Nuko babona ko Dr Thomas Stockman ari inshuti yabo ndetse ari umuntu mwiza bifuza ibihe byabo byose. Naha dusoreje play yacu y'uyu munsi. Nge nari Esther niyo Mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.